ino kayi yuzuyemo indirimbo zigera nko muri 30 na zingahe. Ubwo rero muzadusengere nazo zose zasohoke, dore nkani ku ndirimbo ya 27 Jean Damascene Ibanga Mwabo. Jean Damascene, Imana iguha umugisha aho uri hose, Imana iguha umugisha uko wamfashije gukosora ino ndirimbo mu Gifaransa. Byoroshye ninjye wikoca kuri buri kintu, yaba ari ugukora audio, yaba ari ugukora video, yaba ari ibiganiro nirwa nkora byo kugera ku bantu wenda se bari mu buzima bugoye. Nubwo ntacyo mba mfite cyo kubafashisha, ariko mba mfite ijambo ry'ihumure. Iyo jambo nta rindi ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabashimiye bakunzi b'umuyoboro wa Sam Start Do, nk'ibisanzwe muvugana na Sam Start Do. Kubera icyo ari Sam Start Do, start to do, start doing. Tangira ukora icyo ugomba kubukora, tangira ubane n'abantu bose mu mahoro, tangira wamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tangira uharanire kuba umunyu w'isi, kuko uyu munsi ni ahacu ariko ejo ntago ari ahacu. Hari ibikomerezwa byinshi byagiye bitambuka, kuba ugihumeka ni amahirwe uhawe yo kunoza ibidatunganye, ni amahirwe uhawe yo kugira ngo ubane n'umuremyi neza, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Tudatinze mu magambo, ndabashimiye mwebwe mwakoze subscribe. Imana ibaho umugisha, ni ukuri mu byo mukora byose Imana igikomeza ibyivangemo ibaho umugisha, kuko gukanda subscribe ni ikimenyetso kiba cyaratweretse ko ibyo turi gukora hari umusanzu biri gutanga muri societe, mu muryango mugari. Namwe mutarakandaho turabasaba ngo mukandeho, umuryango wacu ukomeze waguke, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twamamaze kwita ku buzima bwo mu mutwe, uko twebwe twita ku buzima bwo mu mutwe niyo content yacu, duharanira kubaho twishimye. Kubera iki rero dukoze ikiganiro dufite ino kayi mubona gutya, hano wongera muribona handitse 5, indirimbo yitwa Dessin Kyrie. Ni indirimbo ubwo nanditse ari ya 5. Ino kayi nayikoreshaga muri segonderi, murabona tariki nayandikiyo zari 7 z'ukwa 9 2013, nibwo natangiye kwandika muri ino kayi. Hano muri ino 2013 nandi mu wa 6 nibwo nanditse indirimbo yitwa Dessin Kyrie. Kuba tumva igifaransa, dessin ni igishushanyo cyangwa se projet, umushinga runaka, igishushanyo giteye amatsiko. Nahoze nibaza ku buzima bukomeye cyane abantu tubamo bw'imibabaro, bw'ishyari, bw'amakimbirane, ariko bikarangira ibyo turwanira byose tubisize umuntu agapfa, hakaza n'abandi. Ukibaza ibyo turuhira muri ino si bimaze iki, ko tuba mu buzima bw'umubabaro turyana, ariko n'ubundi bigapfa ubusa tukabisiga, dupfa iki? Ese ko Imana yari ishoboye byose, ubwo niyo nyiri igishushanyo nyine, kuki itagize ngo isi tubane mu mahoro, tubeho tutari mu mwiryane? Biterwa n'iki? Nari ndi muri iyo mitekerereze rero nandika ino ndirimbo yitwa Dessin Kyrie. Imana inashimwe, kuko muri uno mwaka 2024 indirimbo nabashije kuyikora, ubu mu gihe gitoya murayibona rwose iri kuri YouTube channel yacu. Imana ibanezeze. Ndabashimira nanone Prof Jean Damascene Ibanga Mwabo. Jean Damascene, Imana iguha umugisha aho uri hose, Imana iguha umugisha uko wamfashije gukosora ino ndirimbo mu Gifaransa. Ntabwo byari byoroshye kwandika indirimbo mu Gifaransa utarakivukiyemo, hari amakosa menshi umuntu aba ashobora gukora mu rurimi atavukiyemo, n'urwavukiyemo ushobora gukora ikosa nkanswe urw'amahanga. Ubwo rero ino ndirimbo nshimiye uwo muprofe yagize uruhare rukomeye kugira ngo nyandike. Iyo nandikaga naramushyiraga agakosora, ambwira ati aha ngaha wari gukoresha terime ikwiriye, iyi terime wakoresheje se washatse kuvuga iki? Nkamubwira, ambwira ati wakabaye uvuga gutya. Ndagushimiye mbikuye ku mutima, Imana iguha umugisha. Ino ndirimbo rero ndagira ngo mbamenyeshe yuko mu gihe gitoya ndaza kuyibasobanurira, muyumva ijambo kurindi njye nibabwira icyo risobanuye kuba tumva igifaransa, kugira ngo ubutumwa bubashe gukwira hose, ubutumwa natambukije bugere ku bantu bose hirya no hino. Kandi namwe murayumva, mudufashe muyisharinge, muyigeze kure. Ntabwo biba byoroshye ninjye wikoca kuri buri kintu, yaba ari ugukora audio, yaba ari ugukora video, yaba ari ibiganiro nirwa nkora byo kugera ku bantu wenda se bari mu buzima bugoye. Nubwo ntacyo mba mfite cyo kubafashisha, ariko mba mfite ijambo ry'ihumure. Iyo jambo nta rindi ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko umugambi w'Imana ku bantu ni ukugira ngo tube twishimye. Ushobora no kuba udafite icyo waha umuturanyi wawe, ariko ukajya umugeraho, ukamuganiriza, ukamusengera, akava mu bwigunge. Ibyo byose ntabwo biba byoroshye, yaba promotion, marketing, kwamamaza ibyo twakoze, nabyo biba bikeneye kugira ngo ubutumwa bugere kure. Ni ku isi yubakitse, ariko
nta nkunga idasanzwe mba nkusabye, ni ugusharinga gusa n'ibitekerezo byanyu, yaba ari abatwandikira bari muri Amerika batubwira ati courage mukomeze bizakunda, Imana ibaha umugisha, yaba n'abaca inbox cyangwa se bakoresha WhatsApp bakatubwira ati komerezaho, Imana ibaha umugisha. Buri muntu wese nawe wakanze subscribe ukicecekera, Imana iguha umugisha, n'ukuri tubuke ku mutima, Imana ikunezeze. Nigiye impamvu rero dukoze iki kiganiro ni ukubamenyesha ko indirimbo yageze hanze mu gahe gatoya, murayibona kuri YouTube channel yacu, haba hariho na link z'ama social media dukoresha, yaba Audiomack ushobora kuyumva ari audio, yaba kuri za Spotify nayo tuzabikurikirana vuba, ariko nubwo hariho link ntabwo iraba ihitijyaho, hariho na za TikTok, za Facebook, aho hose muraza kubona iyo ndirimbo yagezeho, ariko kuri YouTube channel nibwo byoroha guhita igeraho. Imana ibaha umugisha, tuzasubira nakagaruka tuba tujya tubereka ibihamya by'ibyo tuba dukora. Ino kayuzuyemo indirimbo zigera nko muri 30 na zingahe, ubwo rero muzadusengere nazo zose zasohoke, dore nkani ku ndirimbo ya 27 dufite imishinga miremire, ariko Imana ndabizi zadukura muri ubu buzima twaragejeje ibitekerezo byacu ku bandi bose. Imana ibaha umugisha, tuzasubira nakagaruka. Peace.